abanyamuryango ba FPR murasabwa kuza hano byihutirwa mugafata simukadi ku buntu nurenze uyu munsi. abanyamuryango ba FPR murasabwa kuza hano byihutirwa mugafata simukadi ku buntu ndetse mukitwaza irangamuntu zanyu mukazibarurwaho kugira ngo mukomeze mabwe serivisi neza mufite simukadi ku buntu. wicikwa simukadi n'ubuntu gusa. niba uri umunyamuryango wa FPR urasabwa kwihutira kuza hano ugafata simukadi ku buntu. witinda kandi wikererwa. Airtel ku Rwanda rwibye. iyo dukora nituba dushaka umugingo tuzanirize z'ubufu. iyo tugenda nituba dushaka umugingo tuzanirize z'ubufu. niyo dusinda nituba dushaka umugingo tuzanirize z'ubufu. ukorera ifungu ugasanga umubingo arashaka kurikinamo z'ubufu. Airtel paka nshya. Airtel twabazaniye paka nshya za internet ndetse no guhamagara mu buryohe gusa. amafaranga 100 araguha iminota 50, amafaranga 200 araguha iminota 250, amafaranga 500 paka y'icyumweru araguha iminota 800. Airtel ni uburyohe gusa. si ibyo gusa, twabazaniye na gigabyte imwe ya buri munsi icyumweru cyose ugahamagara udahagarara n'amafaranga 1000 gusa. ugahabwa buri munsi njiga imwe ya buri munsi ndetse ugahamagara byiteka. si ibyo gusa, nibibagirwe na paka bitatu y'ukwezi aho buri munsi ugwa njiga imwe ugahamagara byiteka bayita unlimited. Airtel reason to imagine. Airtel dufite na simukadi ku buntu. ubuntu gusa. uraza hano muri Airtel mini shop cyangwa shop ikwegereye ugahabwa simukadi ku buntu ndetse iminota utamara ikahita yiza yikubaku. Airtel ku Rwanda ni ukwiye byiza. Country